Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ikaze kuri iyi YouTube channel ya Visit Rwanda Sport. Iyi ni YouTube channel twabazaniye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru y'imikino agezweho. Ni amakuru aba yiriwe avugwa mu gihugu hose, yaba muri football, mu yindi mikino, ku mugabane wacu wa Afrika ndetse no muri rusange no ku mugabane w'Uburayi hose tukagerayo, tugenda tubagezaho amakuru mu by'ukuri agezweho. Uyu munsi tugiye kubabwira ku mutoza wa Rayon Sport ibye bigezehe. Mu kiganiro giheruka twari twababwiye uburyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwafashe icyemezo cy'uko bugomba kwirukana uyu mutoza Lotfi, ariko mu by'ukuri kumwirukana ntago bivuze ko barahita bamusezerera gutyo gusa nta kintu bamuhaye. Hari amafaranga bagomba kumuha uyu mugabo, kandi atari makeya. Mu bushobozi bwa Rayon Sport tuzi, mu mafaranga Rayon Sport ibifite makeya, twari twabibonye yuko nyine ari ngombwa ko mu gihe cyose bashaka kumwirukana kubera umusaruro mukeya ashinjwa kuba amaze iminsi imikino 4 yose adatsinda, harimo umukino wa Singida, imikino 2 ya Singida Black Stars, tugashyiraho n'umukino yatsinzwe na Polisi muri championnat, ndetse n'uwo yanganyije na Gasogi United ejo bundi. Ibyo byose bigatuma bavuga ko akwiye kwirukanwa kubera ko imitoreze ye mu by'ukuri idashyitse kandi idafite ireme. Ibyo ngibyo kandi nanone byagaragaye ko no mu abakinnyi be batakimwiyumvamo, batakimubonamo nk'umutoza ufite imbaraga, ushobora kuba yabatoza, ushobora kuba yabaha tactique, yabaha amayeri bashobora gukoresha bagatsinda umukino. Bivuga ko nyine nta mukinnyi n'umwe umushyigikiye bitewe n'imyitozo abaha, avuga ko ari imyitozo iciriritse mu by'ukuri, ari kuzana tw'udukona bagatera aho ngaho, barangiza bagakora deka. Ubwo ngubwo urumva nta kintu ushobora gufasha umukinnyi, yaba mu buryo bwo kumenya kwanima umukino, yaba mu buryo bwo kumenya nyine amayeri bashobora gukoresha mu kibuga mu gihe wenda adversaire yitwaye gutya, ese twakora gutya. Bivuga ko umutoza Lotfi rwose ibyo ari weakness afite, yaba we n'umwungiriza we. Nyamara muzika afite n'undi mwungiriza we witwa Feruzi, uriya Murundi bazanye, ariko uriya Murundi usanga ko atarakunzwe na Lotfi, kuko Lotfi yifuzaga kuzana umwungiriza we, ariko ubuyobozi bubonamo amakenga, baravuga bati ntago twapfa kumwemerera. Niyo mpamvu rero usanga n'umwiryana ari mwinshi, kubera ko bavuga bati ntago bahuza, ntago bajya inama n'ibindi. Ubwo rero nyuma yo gutsindwa iyo mikino yose akanganyamo undi wa Gasogi, ubuyobozi bukemeza ko akwiye kwirukanwa, nibwo n'ubundi komite bivuga ko igiye kwicara ikiga kuri iki kibazo, igatekereza nimba bishoboka ko uyu mutoza yahabwa amafaranga ye atari makeya, kuko bivuga ko ashobora no kugera muri miliyoni 30. Izo miliyoni bivuga ko ni muri kontra ye havuga ko bishoboka ko mu gihe yaba yirukanwe ashobora guhabwa miliyoni 15 z'amezi 3, kuko kwezi ahembwa 5,000 akihembera umwungiriza. Noneho bikavuga ko nanone mu gihe yaba amaze guhabwa izo miliyoni 15 abishyuzamo na miliyoni 10 z'amezi 2, ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 9 yakoze ariko atari yahembwa. Ayo mezi yose akayishyuza bikagenda ka mezi 5, urumva byakaye mu 25, ariko ntihaburaho n'utundi tuntu bagenda bongeraho, bigasanga byikojeje muri miliyoni 30. Izo miliyoni 30 mu by'ukuri na 15 zari zabuze kuzibona, nabwo byari ibibazo. Urumva nabwo ntibyoroshye. Birasaba ko rero iyi nama yicara igahuza akareba nimba izo miliyoni bazibona, cyangwa se bashobora kujya mu biganiro bakaba bamukuriraho bakamusonera, bakaba bavuga bati reka atugurize tuzagende tuyamuha gake nk'uko Rayon Sport ijya ibikora. Kandi nanone ukumva ni ikibazo, kubera ko nibamara kwirukana uwo mutoza nanone bakenera andi mafaranga yo kuzana undi, ayo nayo n'andi mafaranga. Bivuze ngo iyi case y'umutoza ishobora kubatwara nka miliyoni 50, kandi izo miliyoni 50 uko tuzi Rayon Sport n'abafana ubona batishimye ko baze ku kibuga, hajemo akagahe ka Treve International. Ibyo urumva byose ni ibiza bikagwa mu bukene bwa Rayon Sport, ugasanga ntago byoroshye no kuba bamwirukana. Bamwe baravuga bati rero ashobora no kuhaguma akagumya gatoza, abandi bakavuga bati agende, enough is enough. Ariko reka dutegereze turebe icyo baza gukora. Reka dukubitire no muri
APR FC. Muri APR FC naho murabizi ko hamaze iminsi amakuru acicikana avuga ko nyine uwitwa Dauda Yusuf na Mamadusi bose byayoberanye nyine kubera imyitwarire mibi bagaragaje mu Misiri basohoka hotel bakajya hanze, ariko nyine ugasanga inkuru zagenda zivugwa mu buryo bugiye butandukanye. Muzi ko nyine zira nkuru hari abazaga bavuga ngo baratorotse, abandi ntibatorotse, abandi nyine bakaza bavuga bati bazanye abakobwa muri hoteli. Ni ibintu byinshi nyine byabuze gica, ariko mu by'ukuri mu byo twavuga nuko ubuyobozi bugiye kwicara bwashyizeho akanama ka discipline n'akanama gakwiye gukora iperereza kuri iki kibazo n'ibindi bibazo byinshi mwagiye mwumva, ibyo kwimuka, ibyo kujya mu mazu, ibyo gushwana n'abayobozi bafande Kavuna, abandi bose. Ibyo byose bakaba bagiye kwicara bakabiganiraho, bakabivugaho, bakareba igisubizo cy'ukuri, ndetse bagakora iperereza kugira ngo abantu bere gukomeza gutanga amakuru atariyo, ahubwo batange amakuru mazima akwiriye. Gusa nyine ikigaragara cyo muri APR harimo akavuyo, harimo akajagari, harimo nyine abantu barimo, sinavuga ko harimo akajagari, ahubwo nyine harimo abantu bari gutuma APR igaragara nk'itayobowe neza cyangwa idafite organisation ihamye, ahubwo nyine bagashaka kwerekana ko muri APR FC harimo ibitagenda. Kandi koko iyo bitagenda biba bigaragara, nimba abakinnyi nk'uko bashobora gucika uko bishakiye, nimba inkuru nk'iyibera mu Misiri muri hoteli ugasanga yabatanze i Kigali, abantu ba mbere benshi nibo bari hari abantu benshi bahita bayibona ako kanya ndetse bakanayitangaza, ndetse binavuga ko n'abakinnyi ubwabo bitangira iyo nkuru. Birumvikana ko harimo ordere, birumvikana ko rero haba harimo ikibazo. Gusa ubuyobozi bwa APR abafandi ndabazi nabo ntago bicara gutyo ngo basinzire, icyo nzi cyo nabo baraza gushaka igisubizo, kandi icyo gisubizo kiraba kirambye, icyo nzi cyo. Ndabashimiye rero mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Urabona nk'aha hantu heza gutya hari izi jaride iteye ubwoba mu by'ukuri nziza, nzajya nkomeza kugenda mbaha video nziza kandi z'ahantu hazima, ku buryo nkushishikariza kugira ngo ujye ukora subscribe, tujye tubana kugezaho update, kugezaho amakuru ndetse na match. Rimwe na rimwe nzajya nzibaha bitewe na match uburemere ifite, nzajya nzibagezaho live.